wawe ikaze kuri channel ya Emile Niyonzima. Uyu munsi tugiye kuganira kuri real estate. Ni ibihe bintu bine ushobora kwigira kuri Donald Trump mu bijyanye na real estate. Donald Trump ariwe uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umwe mu bantu b'abahanga ndetse b'abakire bazwi mu bijyanye na real estate. Impamvu bizwi yuko se wa Donald Trump ari Fred yari umwe mu bantu bari involved cyangwa wari wakoraga ibintu bijyanye na real estate. Hano real estate tuvuga ibijyanye n'amazu, ibibanza, ibintu nk'ibyo, imitungo itimukanwa. Gusa Donald Trump aho afata inshingano agakomeza business y'umuryango yafashe business y'umuryango ayigeza ku rundi rwego. Ni ukuvuga yuko yayiteje imbere mu buryo bukomeye cyane ndetse kurusha na se. Aha rero tugiye kureba n'ibiki ushobora kwigira kuri Donald Trump, dore ko ari umwe mu bahiriwe mu bijyanye n'icyo gisata kijyanye na real estate. Mu gitabo cyitwa Trump Strategy for Real Estate Billionaire, Listen for Small Investor by George Ross, Andrew Jones na Donald Jr. Trump. Donald Jr. Trump ndumva ari umuhungu wa Donald Trump. Igitabo rero bano bagabo banditse kigaruka kuri Donald Trump, ni igitabo kigaragaza yuko ibintu bitandukanye ushobora kwigira kuri Donald Trump nimba uri umushoramari cyangwa nimba uri umuntu ushaka kunguka binyuze mu bijyanye n'amazu n'ibibanza. Aha turavuga yuko hari ibintu ushobora kumenyera kuri Donald Trump yagenderagaho mu gihe yabaga ashaka kugura property cyangwa umutungo utimukanwa. Ibintu yagenderagaho Donald Trump, icya mbere, ntabwo yapfa kugenda ngo agure parcelle cyangwa agure umutungo anashaka kubaka inzu agure iyo abonye. No, Donald Trump yari afite amahame agenderaho. Ayo mahame rero no tugendereho. Ayo mahame ukaba wayamwigiraho nawe ukaba wakwikorera wateza imbere real estate yawe. Donald Trump kimwe mu bintu yagenderagaho, nimba agiye kugura ubutaka cyangwa nimba agiye kugura ahantu ashaka gutereka inyubako, kimwe cya mbere cyangwa condition sine qua non, ni ukuvuga ngo Donald Trump ntabwo yapfa kugura ahantu hatari view. Kuvuga ngo nawe nimba ugiye kugura ikibanza cyangwa ugiye kugura inzu, kimwe mu bintu ugomba kwitondera, ugomba kureba se icyo kibanza cyawe gifite view. Iyo ubigenje gutyo, nawe mu gihe gito iyo ushaka kugurisha, amafaranga yawe agaruka ndetse ariho n'inyungu nyinshi. Icyo ni ikintu Donald Trump atashobora kugura umutungo, icyo kintu atakigendereho. Icya kabiri, Donald Trump iyo yajyaga kugura umutungo utimukanwa cyangwa ahantu ashaka kubaka inzu, iwe icyo yakoraga yarebaga ikintu cyitwa prestige. Ushobora kwibaza prestige ni iki? Inzu ya Donald Trump, abantu bagiye New York abishi barabizi, ni inzu yajyanye n'icyiciro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. Bisobanura yuko ahantu iyo nzu iteretse byonyine, kuba ituranye n'icyiciro gikuru cy'umuryango w'abibumbye ku isi, ni ikintu cyongera agaciro cyane. Icyo rero ni ikintu Donald Trump iyo ajya kugura umutungo yagenderagaho. Nawe rero nujya kugura ahantu, jya ureba wibaza nibihe bikorwa remezo bihari nka point de référence cyangwa ikintu gishobora gutuma abantu haba ari ahantu hadasanzwe cyangwa hari prestigious, ahantu harenze, cyangwa twakwita yuko umwanya magambo dushobora kuhita yuko hari na exclusive, ni ahantu harenze.
icyo ni ikintu Donald Trump yagenderagaho. Ikindi Donald Trump yagenderagaho mu kugura property, yagenderagaho ku kintu bita convenience. Kuvuga ngo iyo yajyaga kugura ahantu yarebaga se aho hantu ni ibiki, ni bihe bikorwa remezo bihari. Iyi convenience aho itandukanye na prestige. Prestige ni ibintu nyine birenze by'icyubahiro, ko twe tuvuze umuryango w'abibumbye. Aha noneho convenience ni ukuvuga ngo yibazaga cyangwa ahantu hari ibikorwa remezo bitandukanye. Aha urugero twavuga nka shopping facilities. Urugero nk'ahantu hari inoze ubucuruzi, amaduka y'ubucuruzi ateye imbere, ni ikintu cyiza cyane. Kuko dufata urugero hano mu Rwanda nko muri Kigali, utekereza ute iyo ufite inzu yajyanye na business yitwa Simba? Iyo ufite inzu utangaho reference cyangwa kuyirangiraho umuntu, urumva ni n'ibintu byoroshye. Cyangwa hano convenience ikindi yibazagaho ni ukureba se transport aho hantu bimeze gute, akari amashuri se cyangwa ibindi bikorwa remezo biri entourage iyo ntuze iyo property yashobora kugura. Gusa Donald Trump ikindi kintu azwiho ni uko yakoraga ibintu biri high end. Nimba aguze property yagomba kuyihindura, akayihindura ikaba property irenze cyane, ya property ifite ubwiza burenze. Nawe nubwo ushobora kugura property urugero nk'inzu ishaje cyangwa ahantu ushaka gufata inzu ugashyiramo design irenze, bihita bikongera amafaranga mu gihe cyo gukora reselling. Gusa hari ikindi kintu abantu bagomba kwitaho. Abantu benshi hari igihe baba bafite n'amafaranga afatika. Iki kintu aya masomo bintu bitatu tuvuze mu bintu Donald Trump yagenderagaho ashaka kugira ashaka kugura property, niko abantu bamwe babyirengagiza ugasanga barahombye. Urugero, hari igihe umuntu agura parcelle urugero akayigura iri nk'ahantu hasi mu kabande, kandi urugero ahantu ari kubona property nziza muri the same area cyangwa ako gace arimo, yenda ashaka gufata amafaranga y'ikibanza akayakuba gatatu, ariko akabona ahantu heza ku buryo ahantu haba hafite value ndetse hakongera na value y'igikorwa remezo azashyira. Urugero noneho iryo hame yaryirengagiza, yajya hasi mu kabande chini kwa chini, hasi yashaka gushyiramo umupangayi bikagorana. Ndetse niba ufite inzu, abantu urugero nk'abadeveloper barabizi cyane, iyo ari inzu bubatse iri ku kabande hasi hamwe hatagira view, ikintu kigorana kuyigurisha. Ariko inzu ifite view, inzu igurishwa byoroshye. Urugero rero niba ufite amafaranga, bitekerezaho kabiri. Nimba ufite na kimwe nka Donald Trump yaguraga ahantu hari premium ni ahantu abantu bahora bashaka buri gihe, bahora bashaka uko byagenda kose. Rero nimba ufite nk'amafaranga yakwaffordinga ikibanza kiri muri iyo zone iri premium, aho kugira ngo ufate yenda ahantu nimba amafaranga ufite wabonamo dizo hegitari, aho kugira ngo ujye kugura hegitari yo mu cyaro cyangwa hirya y'umujyi, ushaka kwigura ubuso muri ayo mafaranga dese ukaba waguramo ubuso yenda urugero 600. Kuko iyo uguze ahantu hari premium igiciro cyawo kiyongera every single day. Ariko iyo waguze kure y'umujyi cyangwa ahantu atari premium, kugira ngo ugire return on investment bisaba igihe. Wakoze rero kudukurikira kuri iki kiganiro kivuga kuri Donald Trump, amasomo wamwigiraho. Bye bye, nawe utaha.